Igicamunsi cyiza rero inshuti bakunze mudukurikiranye nizere ko mumeze neza cyane natwe tumeze neza turashima Imana nizere ko akavura kari kugwa. Guys rero tugiye gusubiza ibibazo bagiye batubaza abakunzi bacu. So uyu ni uwa mbere yaravuze ngo twangukira bamwe mugiye tuvuga amazina yabo. Yitwa Mbarushimana Samuel yarabajije ikibazo ngo kurangiza vuba biterwa n'iki. So rero reka mbabwire mwe abantu mwibura hariho ibintu abantu dukora ariko nyine tukatutazi impamvu yabyo. Kurangiza vuba bituruka kuki? Nawe none aha ngaho dukurikiye ushobora kuba icyo kibazo ukibaza ariko ukaba utari wakabaye warakisobanuje, cyangwa se wenda waravuze uti reka menye amakuru y'impamvu runaka ibintu bibaho gutya, ariko ugasanga nyine urakicaranye agahinda ni kose nta kubaza guhari. Impamvu rero kurangiza vuba bijya bikunda kubaho biterwa n'impamvu zigiye zitandukanye arizo mugiye gukurikirana muri iyi video paka irangiye. Rero kora subscribe, likinga video, sharinga, comment kugira ngo dukomezanye gatanu ku kandi. Kurangiza vuba bituruka mu mutwe w'umuntu, icyo ni icyambere. Bituruka kushora kuba arwaye, icyo ni icya kabiri. Bituruka kuba ashobora kuba afite stress. Ibyo byose nibyo tugiye kugenda dusobanura kugira ngo buri muntu wese abashe gusobanukirwa no kumenya ndetse no kumenya impamvu ituma we arangiza vuba. Byagiye bigaragara ko abagabo benshi basanga mu gutera akabariro usanga bameze nk'abantu bari kugira gute, bameze nk'abantu ngo bari ngo ni nk'inkoko. Usanga kenshi na kenshi nk'umuntu ari kuvuga ngo yari ameze nk'inkoko, ubu se ngo barayakoze iki? Usanga nyine umuntu agusuzuguye, ugasanga nyine ntago biri sawa, nyine byafashwe kundi kuntu. Rero usanga akeshi iyo byagenze gutyo umugabo agira ipfunwe ndetse no kumva ko nta kintu na kimwe ashoboye. Ibyo rero tukaba tubibona mu bagabo batari bakeya, nubwo wenda uyu munsi none aha ngaha harimo wabashije kubibaza, harimo n'abantu bamaze iminsi banyandikira inbox bambaza ndavuga ati se nabakorera iki, byagenda bite? No kuvuga ngo rero byanga byakunda abafite impamvu yabibajije kandi imukomereye, ndetse burye niyo yabajije babituma n'abandi mwese muri rusange mubasha gusobanukirwa ndetse namwe no kuba mwavuga uti reka twumvireho. Rero usanga ipfunwa ari ryinshi mu ngo z'abantu bamwe na bamwe, aho usanga umugabo avuga ati, umugore n'umugabo bavuga ati tukore ibintu amabanga y'urugo, namwe murabyumva, batangire gukora sex cyangwa imibonano mpuzabitsina, yashyiramo ati sheri narangije, ati se sheri kudasunika ati giye narangije. Ako kana ntabwo mukiwe. Aragarugeze kumva ngo sheri ngo dutangire ngo narangije. Acyumva ubushyuhe bwacyo agahita yumva yuko mbese nyine byarangiye agahita arangiza. Ibyo bintu ntabwo ari byiza. Buri mugabo wese udukurikiye ashobora kumva ari ipfunwe, kandi koko burya wenda ituro ya mbere yo twayihariye iminota 5 ingahe, ariko byibura iya kabiri ibigomba kuza iminota byibura 15 20 kuzamura, sibyo? Ariko nanone nta muntu ugomba kurenza iminota 30. Iyo irengeje uba wamaze kubishya ibintu. Kuvuga ngo rero aho uzibwira ko urangiza vuba ni hahandi uzasanga urangiriza hagati y'iminota 3 no kumanura. Iminota 3 kumanura kandi ari ku ituro ya kabiri. Ibyo ngibyo uburangiza vuba kugeza mu minota 5 burya ku ituro ya kabiri yakabaye irenze iminota 5 kuzamura. Ariko mu gihe uri munsi y'iminota 5 ingahe uburangiza vuba ndetse binakabije. Icyo gihe rero ureba ikibazo ufite mu mubiri wawe, sibyo? Iki gihe ureba ikibazo ufite mu mubiri wawe. Ese ibyo bintu bibaho buri gihe cyangwa bibaho kubera impamvu runaka? Ubwo tuguhaye umukoro wowe kugira ngo ubashe kumenya ngo niba kurangiza vuba bikubaho mu gihe bikihe. Bikubaho mu gihe hari igihe wumva ufite stress ukumva bihise bigenda gutya, hari igihe bameze gutya, mbese nyine nawe ubwawe isuzuma urebe kuko hari n'igihe amibe ikunda gukarira abagabo cyane ikabateza ibyo bibazo. Amafumbi ngira ngo murayasi, ndetse ifumbi hari n'igihe neza inakubuza no kudemara burundu, kakuneza wajya unabitekereza ikagira gutya ikazamura agatwi igatigwa. Uzabicungege byeze kumbaho, simbizi ikibazo shirangera yagize, ariko tugeze mu kuvuga ngo tugiye gukora imibonano mpuzabitsina arangije yajya
twajya tuyishyiramo igahita igwa. Noneho rero uzi kugira ngo bikureho washyutswe wumva ubishaka, yewe data we, birababaza mwa bantu birababaza cyane. Uzasanga rero ibyo byose bibaho, ariko ukibaza ukavuga ati se niki nakora kugira ngo basi byibura nyine mbese ubusugire bwanjye bukomeze bubeho, nkomeze ngirana amabanga n'uwo twashakanye kandi tumerane neza, nkomeze mbese nyine nawe urabyumva nk'umuntu mukuru. Niki nakora? Banza rero making sure y'ubuzima bwawe, umenye niwumva nta mibu ufite, nta wundi burwayi ufite, niwumva nta stress, niwumva ukumva uri kurangiza vuba, kora siporo. Narabwiye mukore siporo, burya nta mugabo ukwiriye kuba hadakora siporo. Ibyo bintu mbivuga inshuro nyinshi, usibye n'umugabo, burya n'abantu twese muri rusange, nubwo nanjye ndi kuyibashishikariza ariko yananiye, ariko nkubwije ukuri ko nta muntu ukwiriye kuba hadakora siporo, cyane cyane igitsina gabo mwege mufite kuba mukenera imbaraga nyinshi mu buzima bwanyu, imbaraga nyinshi, imbaraga zo gukora imibonano mpuzabitsina. Burya ntuzagire ngo ukoresha ubusa, ntabwo ukoresha imbaraga nyinshi. Iyo ukora siporo rero urakomera. Iyo ukomera ntabwo ukomera urugingo rumwe, sibyo? Ukomera ingingo zose zigakomera zikajya kuri gahunda. Ukajya noneho, ikindi nabwira abantu badukurikiye, ugomba gukora uko ushoboye, mbese nyine ukagira ute, ukamanaginga ubwonko bwawe, ukabuhereza ko ugomba kurangiriza iminota runaka kandi bigakunda. Iyo nta bindi bibazo ufite, wenda ari ubushagarira, ari ugushyugumbwa ufite, kuko hari n'umuntu urangiza avuga ko ashyugumbwa, ageramo yakumva ubushyuhe agahita yumva ibintu byacitse. Ariko hari uburyo ugeramo kumva ubushyuhe, ugahita umanaginga ubwo bushyuhe, ugahita umenya ngo niba ndi kumva kwihangana byanze, ndayisohoramo gakeya, ifata akayaga nongere, cyangwa se uhita uzana ibindi bintu bya stress byabaye kugira ngo usubize ubwenge inyuma, kugira ngo uze kurangiriza rimwe n'umugore wawe. Ntago nashimira cyangwa se ntago nabwira abagabo ngo mutajya murongora abagore banyu ngo barangize, ngo mbashimire, byabibabaje, byabiteye agahinda. Ibyo rero mugomba kubimenya, mukamenya ngo umugore wacu tugomba kumutwara gutyo, umugore wanyu ngomba kumutwara uko, kugira ngo abashe kwishima, abashe kunezerwa. Ntago umugore nuramuka ugiye kunyaramo nyine uranyaramo, nta soni. Ibyo bintu bibaho, kibeshya ukanyaramo iwanjye umva nawe kubisa umwuko nyine, ubwo simbizi cyabo, umva neza. Rero tujye tugerageza dukora uko dushoboye, dukoresha imbaraga zose zishoboka, dukoresha ubwenge bwose Imana yaduhaye, turebe ikibazo dufite mu mubiri wacu. Kuko ngewe ubu none ahangaha kereka turi kumwe turi kuganira live, ariko bamuganeka tuzabakore live, turebe niba kuko abadukurikira muri benshi, tuzabakore live, turebe niba muzabaza ibibazo byanyu live. Apana kumbwira ngo nawe, kuko nk'ubu mbaje live nabasha kukubaza ngo ese mu yindi minsi bigenda biti? Urwara amibe, unywa amazi menshi se, ukora siporo se, urya imbuto se, bigenda bite mu mirire yawe se? Ibintu byose nabasha kubikubaza, ariko uyu munsi none ahangaha ko ntabasha nsubiza uko mbyumva nyine, ariko biri live wampamagara nkakwitaba, hanyuma noneho nkagusobanurira bigakunda. Niyo mpamvu dusaba abantu mwese mudukurikirana, iyo wakoze subscribe ugakanda kunzogera, birakorohera kuba buri kiganiro cyose cyangwa se buri video yose cyangwa buri nyigisho yose yigezeho ubona notification, ugahita wibwiriza, ukamenya icyo gukora, kuyireba, ukayilikinga, ukayisharinga. Abagenzi banyu benshi baba barapfaniranye, hariho n'utabasha kwibariza kino kibazo. Ndashimira wowe by'umwihariko wabashe kubaza iki kibazo, kuko hariho abantu benshi utavuga ngo azibariza ikibazo, reka agategereza ko abandi bazabaza bakabasubiza nawe akakumviraho. Rero iyo wabashe kubaza icyo kibazo uba uri intwari, njye mbifata nk'intwari. Guys, rero murabizi neza ndabakunda, mbahoza ku mutima, ndabazirikana buri kimwe cyose, mba nifuza kuba nakibakorera, ariko namwe nta mpamvu yo kugira ngo mbasabe ikintu kimwe gusa kitaguye ngo kikunanire kuba wagikora. Rero icyo udasobanukiwe neza ndetse n'icyo utabashije kumva neza, ufite uburenganzira bwo kukibaza tukagusubiza. Imana ikomeze ibahe umugisha.